ndabaramukije bene rubanda duhuje ugupfa no gukira. hari hashize akanya tutavugana, ariko nishimiye yuko mbonye uko rimwe icyo tuganiraho. uyu munsi nifuje ko tuganira ku bintu byabaye muri iki cyumweru turimo turangiza muri kariya gace k'iwacu. ngabanyamo vore ebyiri, harimo vore y'ukwemera, hari na vore politiki cyangwa securitaire. muri vore y'ukwemera habaye uruzinduko rwa Papa François Kinshasa. muzi ko rureba cyangwa se rwagiyemo karidinali wo mu Rwanda ntuka yabonetsemo, yari ari muri bintuza, ariko hagiyemo abantu benshi baturutse muri izo mpande zose. nakurikiye urwo ruzinduko kugeza rurangira, ariko icyanshimishije cyane cyane ni ibiganiro. misa yabanje hasomewemo igice bwa mbere numva muri Kiliziya Gatolika bavuga bati basomye muri Isayi igice cya 57 guhera ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 19. aho hantu nimuhareba mukaba mwibuka icyo bene rubanda bivuga, mukaba muzi ukuntu batatanye, mukaba muzi uko nababwiye nti twadacumuye, noneho Imana irarakara itwoherereza igihano. nashimishijwe n'umudamu, n'umupasitori yigishije, tujya dukunda kuganira, yigishije ibyo avuga ati turimo turabona ibyiringiro, Papa yazanye ibyiringiro. ati Papa waje mu Rwanda, Papa Jean Paul yaje mu Rwanda muri 90. mwibuke hari ubwo nihereze kuvugana itariki ya 9 mu kwezi kwa 9 muri 90. kiriya gihe Papa yari yaje gutanga warning, arabwira ati mugiye kubona ibibazo igihumbi. Papa ko yaje mu Rwanda kiriya gihe, uko Papa yaje muri Afurika Centrale, iki gihe ni ibintu bibiri bitandukanye. ntabwo yabivuze uko bitandukanye cyane, ariko yashimangiye ko aha harimo espoir. nusoma kiriya gice ahicyumvise ndavuga ni ni twebwe Papa avuze.
mwebwe mwatandukanye, mwagiye, mwagowe, mwahutajwe, mwagize gute, abo bose ndaje kubaruhura. hanyuma aho ahandi n'ibyiringiro ibyo ngibyo, ahandi batandukaniye mesaje ya Jean Paul de Nyandungu ntabwo ari Nyandungu, ahubwo ni muri Saint Michel, kuko yaje Rosette itariki ya 7 ahasomera misa. aho niho yaravugiye ati naje nk'umu empereur. I Kinshasa papa yaravuze ati je viens à vous au nom de Jésus, empereur de réconciliation et paix. urumva imesaje yatanze iratubwira twese Yezu yaje ubundi twari tuzi yuko atarumva yuko ari donc vicaire de Christ, atarabyumva cyangwa anabyemera, ariko yaje avuga ati au nom de Jésus, kandi azanye réconciliation et paix. aha rero ni ukuvuga ngo twahawe message y'annonça la bonne nouvelle. tuyakire kandi natwe tuyamamaze. ariko uyu munsi ku wa 5 tariki ya 4 y'ukwezi kwa 2 2023 habaye inama i Bujumbura y'abakuru b'ibihugu ba East African Community. bundi baba 7, ni ukuvuga Congo, ni ukuvuga Rwanda, ni ukuvuga Burundi, ni ukuvuga Tanzania, ni ukuvuga Kenya, ni ukuvuga Uganda, ni ukuvuga Sud Sudan. Sud Sudan niwe wenyine yohereje umusimbura, umukuru wayo yohereje umusimbura, kuko we papa ari muri Sud Sudan, donc umukuru wayo ntiyari kumusiga aho ngaho, we yohereje umusimbura. ntabwo nzi niba ari vice president cyangwa undi, ntabwo bamuzi. ariko inama yabereye i Bujumbura ni inama itari isanzwe muri karantuza, ntabwo hari inama donc buri mwaka inama iraba hakajyaho umukuru gutyo, ariko hagati muri uwo mwaka hashobora kuba ntuza inama extraordinaire. iyi nama ni extraordinaire, ntiyateguwe. abantu benshi bamwe nakurikiye, nkunda gukurikira ntuza z'abanyekongo, ntibigeze bashaka yuko Tshisekedi ajya muri iyo nama. anasohotse inama inarangiye, abenshi bavuze bati ntacyo yagezeho, nta kintu gishya yazanye, nta cyari bikenewe iki yuko ajyayo muri iyo nama, ko yashoboraga no kugwayo. mu bantu bakoze za commentaire nagiye nkurikira ndeba hirya no hino, umwe niwe wavuze ati hari igishya kameme, ariko icyo gishya ni Dr. Kambanda yerekanye yuko bariya bakuru b'ibihugu iriya nama yabo bashyize mu bikorwa ibintu basa naho batitekerereje.
hari akaboko inyuma kagiye kabaha ibintu, kababwira ibintu, hanyuma abandi bakabikira mu bikorwa. Ariko ni ukuvuga jyewe ndemerana nawe, birashoboka yuko hari presiyo hanze ituma bariya bantu bagira ibyo bageraho. Ariko naho byaba bimeze gutyo, jyewe ndasanga ahubwo byaba bihamya ntuza yuko iyo communauté ntacyo imaze, ntiyitekerereza ibibazo byayo, ntishobora kubikemura kubera ko hagomba kuba hari grandfather, grandpère cyangwa ugomba kuvuga, niba atavuze ntibikorwa. Ndemeranya nawe kubera ko icyambere, iriya nama extraordinaire yabereye i Bujumbura mu kwezi gushize, bari bashatse kwitegurira i Qatar, kujya kubera i Qatar. Ntabwo yabaye bose, abenshi bari bagiyeyo, ariko ntiyabaye kubera ko Tshisekedi yanze kujyayo. Inama, iriya nama, nk'iriya nama extraordinaire yashatse gukorerwa muri Etats-Unis i Washington, ntacyo yashobora kugeraho kubera ko Tshisekedi yanze kwijyamo, cyangwa se ntiyayigiyemo, nta gihe yabonye cyo kwijyamo. Icyo gihe yari afite audience muri Maison Blanche. Hari n'indi nama sinibuka niba yagomba kubera Bujumbura cyangwa i Nairobi, Ndayishimiye yari yatumiye, byakoroganye, ntabwo yashoboye kuba. Tshisekedi ntiyashatse kwijyamo. mu ifoto y'aba chef d'etat ba IOF francophonie Tunis cyangwa se muri Tunisia, ntabwo nzi niba ari Tunis ariko ni muri Tunisia. Premier ministre wa Congo yanze kujya mu ifoto kubera bashaka ko ajya hamwe iruhande na Kagame, yanze kwifotonyera na Kagame. Turumva aho ibintu aho byari bigeze, situation yari igeze muri ifoto ya souvenir y'abakuru b'ibihugu bya Afurika byari byagiriye inama i Washington. Kagame ntiyayigaragayemo, ariko nubwo zo nama zose zabaye zagiye zitaba kubera ko Tshisekedi yanze kujyayo, nubwo izo zanuze zose by'amafoto byanze kuba ari muri Tunisia cyangwa se Washington, uyu munsi Kagame Tshisekedi nako yaje mu nama i Bujumbura, inama itarateganijwe. Kagame nawe yayijemo, amaze imyaka irengeje 10 cyangwa se igera ku 10 adakandagiza ikirenge i Bujumbura,
ariko yaje muri iyo nama barangije bahana bararamukanya na Kisekedi na Kagame bararamukanya i Bujumbura. Iyo murebye musanga uvuga ngo nta gishya gihari ubwabyo icyo ni gishya. Intuza abashaka negociation n'abashaka iki kuba Kagame yageze i Bujumbura, negociation za Kagame na Ishimiye zabaye automatique. Mwibuke ko Kagame ari perezida wa East African Community yamaze imyaka 2 inama idaterana kubera ikibazo yari afitanye n'u Burundi. Noneho u Burundi bwabaye buyoboye ya nama, Kagame yemeye kuza. Deja c'est une réussite kuri Nigashya, kuri Ndayishimiye. Ahubwo umunyarwanda yakwibaza atari ko umuntu wagiye i Bujumbura ni Kagame wasamuye umunwa akanywa icyayi ku mugaragaro wenyine, bwa bukaka bwa bupfura n'ibiki byose aho yabitaye hehe? Ese yavuye mu Kigali atikwije, wa mugani wa wundi ati nikwije ntabwo kwasamura akamwa mikoro zimureba, aranywa icyayi, aragize gute, niba ari icyayi niba ari iki yanywaga ntawamenya. Nigashya ushaka gashya narebe Kagame ibyo yabonye muri iriya nama, kuko nivo y'ibibazo uko aho yarigeze, ibibazo bya Kongo n'u Rwanda, M23 ikaba ari RDF w'u Rwanda, byari bigezeho Kongo ikubita u Rwanda nta rutangira, kubera ko u Rwanda M23 yanze kubahiriza amasezerano yasinyiwe Rwanda, yaragombaga gushyira mu bikorwa bitarenze tariki ya 15 y'ukwezi kwa mbere muri 2023. Byonyine kuba yararenze iyo deadline, Kisekedi yashoboraga gukubita abamuteye, yashaka kagera ni Kigali. Abenshi bavuga ko kuba atarabikoze yararindiriye ko papa ava muri Kongo. Noneho avuye muri Kongo bahita bazana ya nama extraordinaire, en fait kugira ngo babone igihe gihagije cyo kuyobya uburari byo kugira gute, kugira ngo Kisekedi hatagira ukoma rutenderi akohereza za Siko 125, dore ko yarengeje 25, yarengeza na 45 ngo yageze kuri 125.
C25 kandi ntibashobora na 25 barayinaniye, C25 ntibashobora no kuyigira. Museveni afite 30 ariko Tshisekedi afite 45, afite na 75. Urumva intambara ibaye hariya byagorana avuga ati nimuhamagaze, nimugire, mumfashe duhamagaze inama turebe. Inama yabaye uyu munsi yasibanganije ya deadline yahaga uburenganzira Tshisekedi yo gufurapa guhera tariki ya 16 y'ukwezi kwa mbere, kuko avuze ko cessez-le-feu ihagarara guhera uyu munsi immediately. Ntabwo ari kuba yarabaye, yagombaga kuba yarabaye, no, bayigize uyu munsi kandi bayishyira, batanga igihe izarangirira. Ni ukuvuga ngo haracyari igihe cy'abariya cyo gukomeza gukora za manevure zabo. Ni ukuvuga ngo ibyagombaga ya feuille de route yari yarakozwe, yari yaragize, bayikubise muri pubera. Kandi iyo feuille de route yari impose na ntuza na Union Africaine. Union Africaine yari yaranegosiye kugira ngo bajye babivane i Rwanda babijyane i Qatar, kuko Faki na Kagame bakorana cyane bya hafi n'umwami wa Qatar. Babivanyemo, babihanaguye, babisibye, bafashe indi ntuza engagement ya Bujumbura du 4 Février 2023. Iravuga ngo ibyabaye byarabaye, bya bindi bya M23 babihanaguye. Ibyo ni numvise Kambanda ari wasomye ntuza ni wavuga ati bya 23 nta bikirimo, ahubwo intambara yabaye, ikibazo cyabaye regional, ntabwo bikiri hagati ya ntuza u Rwanda cyangwa se M23 na Congo cyangwa no, ni ikibazo East African Community. Ni ukuvuga ngo ntabwo bya bindi byo kuvuga ngo haraba bariya bitware terroriste, bya terrorisme na ntuza, ibyo byose byarangiye. Kandi wa mugani niwumva ukuntu ya ntuza iri munsi yabo ibabwira ati mukore ibi, ifite intere yuko na Kagame ubwe afite intere yuko biriya abicecekesha, ariko akabicecekesha iryo zina rya M23 utongeye no kuvugwa, kuko bitagira uwo byavantage. Ntibashaka intambara muri kariya gace, kuko iyo ntambara ituma Abarusiya n'Abashinwa binjira muri iriya ntuza. Kongo ishobora kubihamagara bakaza bakagira gute, ibyo nibyo bashakaga byose bakabibura. Bati mubisibe, mubihanagure, mubivaneho, hanyuma tuvuge ikibazo cya East African Community, noneho tuzagishakira umuti, tuzareba ukuntu buhoro tuzanegose muri iyo sansi. Iriya ntambara bashobora ntuza, iriya M23 ishobora kuzimira nk'uko yazimiye muri 2013, kuko ikibazo aho kigeze, u Rwanda rwari rusigaye muri inzira zose zafunzwe. Noneho kibonye bivanye muri ntuza, Tshisekedi watumije intwaro, agatumiza abajene bose bakinjira muri ntuza, ntacyo
azabikoresha kuko ibyari mu ntambara babishyize kuri politiki, babishyize muri negosiyasiyo. Ahubwo ibyo ikindi gishya nuko wa wundi wavugaga ngo ntabwo azanegosiya na FDLR, ubu ngubu niyo maherezo, kuko process ya negosiyasiyo uko izatangira ntabwo izatangira n'abanyekongo cyangwa se byari M23 na Kongo gusa, ahubwo nibya dindizaga umutekano muri Uganda, n'abo u Rwanda rwavugaga ko rutinya kubera umutekano wabo FDLR muri Kongo, n'abo ntuza abo bose barwanya ubutegetsi bababwiye bati negosiyasiyo politiki ni ikibazo cya East African Community kizakemurwa binyuze mu nzira ya politiki. Navuga nti Kagame yakinnye kuko yagabanije ubukana bw'uburakari bwa Tshisekedi washoboraga kumutera igihe icyo ari cyo cyose, kandi nta mbaraga yari afite zo kumuhagarika. Ariko abwirijwe kugira gute kwicara hasi akaganira n'aba bandi yari yaragize uharwa. Ntabwo bigeze bavuga ko abarwanya Tshisekedi bazabashyira mu ngabo, bazabinjiza mu buzima busanzwe. Ibyo iyo mureba neza wasanga iyo nama yagombaga kuba, ariko igisekeje muri bimwe byagombaga guhuza bariya bakuru b'ibihugu, harimo ukuntu bariya basirikare bo mu Rwanda bari barirukanywe muri etamajoro ya buriya ya komandoma ya East African Force. Bakavuga yuko ngo kubirukana bagombaga kubiherwa uburenganzira n'urwego ruriya rwateranye. Afite niba ariko byagombye kugenda uyu munsi byabaye, donc ibisobanuro byatanzwe n'ibyibura ubwo ntabwo niba hari amategeko atubahirijwe byagombaga gusobanuka. Byatumye u Rwanda rukurayo n'abandi bose abasirikare bari bafite cyangwa se abaofisiye bari bafite muri ziriya za ntuza kuri Gomba. Byagombaga gutuma hari blocage byateje, ariko byagombaga kubonerwa umuti muri iriya nama. Igisekeje nuko muri community yavuzwe, ntabwo icyo kibazo cyari cyahangayikishije u Rwanda na secretariat ya East African Community. Ntabwo icyo kibazo kigeze gitangazwa kivuga ko uko cyashubijwe, ahubwo se
bavuze yuko ngo hagiye hazaterana inama y'aba chef d'état major y'ibyo bihugu mu minsi iri imbere. Ko bashyizeho ntuza yindi nshya, u Rwanda muri za ntuza za chef d'état major zabaye mbere, u Rwanda ntirwajemo. Sinzi niba rwaranze kuza cyangwa se rwari rwarahejwe, ariko u Rwanda rwatiwe ntacyo baruvuzeho, abazaza ntacyo babivuzeho. Donc mu byo ibitashubijwe n'iriya communique n'urwo Rwanda rwari rwatumye rwirukanywe hariya, ariko ntabwo ari muri iyo ni commandement ya East African Community Force, ariko hari noneho na chef d'état major bazaterana kugira ngo barebe ukuntu uko bazitwara nyuma y'iyi dere batanze, kugira ngo abazave mu birindiro. Donc batanze dere, noneho iyo dere nirangira cyangwa se mbere kugira ngo bazarebe ibyo bazakora, uko bazakora, iyo dere irangiye batubahirije izo directive zatanzwe uyu munsi. Ndareba ngasanga mu by'ukuri habayemo udushya. Byagombaga kubaho, ariko niyo urebye neza usanga hari ibidasobanutse, kuko Tshisekedi ubwabyo kugira ngo yemere kujyayo yaranze kujya i Qatar, yaranze kujya mu nama y'i Washington, yaranze kujya mu y'i Nairobi cyangwa iy'i Bujumbura, hariyo yari yatumiwe ntiyajyamo. None yagiye ntuzari ni agashya, ariko se ako gashya kazaniye iki abaturage bari bategereje yuko muri uriya rugendo rwa papa Tshisekedi yaracecetse.